Ndagushuhuje cyane, ndakwifuriza ibihe byiza kandi ndakwifuriza kubana n'Imana ishobora byose. Muri aka kanya tugiye kuganira ku magambo akomeye ava mu Byanditswe Byera. Ayo magambo ahari hari icyo ari bugufashe, nanjye akagira icyo anyungura. Ikibazo tugiye kwibaza cyangwa se turi kwibaza ni iki gikurikira: ni ryari Imana ikuraho uburinzi bwayo? Abantu benshi bica amategeko y'Imana uko bashatse, bakagira ngo bazagumana uburinzi bari bafite. Nyamara ntabwo ariko bimera, kubera yuko igihe kiragera uburinzi Imana yari yarabashyizeho ikabubakuraho. Nta zindi ngaruka rero zijyanye no kwica amategeko y'Imana uretse akaga, umubabaro, gupfusha, guhunga, kwicwa n'inzara, ibyorezo n'ibindi. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 24, hari amagambo ahari nshaka ko dusoma, ariko mbere y'uko tuyasoma reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wowe byiringiro byacu, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana, twebwe tukaba abantu, kandi tugushimiye ko ukora ibikomeye mu gihe twebwe turi abaswa babi. Rero ibyo twibwira byose ni ubupfapfa, ni n'ubujiji n'ubugoryi. Ni wowe wenyine wo kwererezwa, ukadushyira hejuru, maze twebwe tugacishwa bugufi. Komeza kurinda ijambo ryawe, kandi rijye risohora uko warivuze, byose wo kubishaka mu izina rya Yesu Kristo. Amin. Muri Yesaya igice cya 24 hari amagambo tugiye gusoma. Ni amagambo avuga ngo ibyago bizaza ku isi. Ese isi itegereje umutekano? Ntabwo isi izigera ibona umutekano na muke, kubera yuko abantu banze ijambo ry'Imana, bashyira imbere Satani n'abadayimoni. Ikizarangiza ibi ni uko imbabazi zizarangira, hanyuma abantu bagasigara bari mu gihirahiro, ntawe kubarokora uhari. Haranditswe ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduke umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Icyakora iri jambo iyaba rivuzwe na mutabazi, kari akaga gakomeye, ariko kubera ko ari Uwiteka urivuze, uko niko bizagenda nta gisibya. Isi igomba guhinduka umwirare. Ntabwo isi izahinduka umwirare bitewe n'uko Imana ariyo ibishatse, ahubwo uburinzi bwayo cyangwa se imbabazi zayo zizaba zayikuweho. Reka wumve ikizakurikiraho. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge,
isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Mbega uburyo isi igiye kumera! Isi igiye guhinduka nk'ikigo kirekuye abasazi igihe imbabazi zizaba zirangiye. None wowe uraherera mu ruhe ruhande? Nta muyobozi, nta muyoborwa, bose bagiye kuba kimwe, kuko bose banze ijambo ry'Imana, ahubwo bagendera mu binezeza by'isi aho kugira ngo bagendere mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa, hagasigara bake. Ngako akaga ko kwimura Imana, abantu bakimika Satani, bagakuraho amategeko y'Imana, bagashyiraho ay'abantu, ndetse ay'abantu bakaba ariyo bakomeza cyane kurenza gukomeza ay'Imana. Rero ibyago bigomba kuza ku isi, nta na kimwe kivuye. Nyamara abantu barirwa baririmba amahoro, 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 ariko washaka amahoro abantu baririmba ukayabura. Hariho imiryango myinshi ishinzwe guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko iyo ngiyo kubera ibyaha byinshi byayuzuye, yacitse intege kugeza ubwo abantu bari kurengana, babyitegereza ntihagire ikintu bakora. Ariko nta kintu bashobora gukora kubera yuko banze ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 48, hari amagambo ngira ngo tuwasome twumve. 48 umurongo wa 18 haravuga ngo, iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja. Ikibazo gihari, ikibazo abanyabyaha dufite, ni uko twanze kwitondera amategeko y'Imana. Niko kaga dufite. Nyamara ibirenze ibyo, ay'ibihugu turimo yo tuyumvira nta kuzuyaza, bona nubwo yaba ari amategeko adukandamiza, turayumvira tukemera gukandamizwa. Ariko amategeko y'Imana atanga umudendezo, yo ntabwo twigera tuyumvira. Rero umurongo wa 22 uravuga ngo, nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Niba abantu ari abanyabyaha, ntibashake gutunga amahoro ya Kristo, ayo mahoro bari gushaka ni imfabusa, ntacyo azabamarira. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Iyaba iri jambo rivuzwe n'umuntu, twari kuripinga tukaryita ko atari iry'ukuri, ariko kuko rivuzwe n'Imana, niko biri koko, nta mahoro y'abanyabyaha. Abantu banze kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, bahitamo kuyoborwa na siyansi ipfuye, n'ibitekerezo bya politike, ndetse n'imikorere mibi y'amadini yo muri iyi minsi y'imperuka, yishakira indamu zayo, amafaranga niyo ashyize imbere. Ibyo nibyo biyoboye abantu muri iyi minsi. Nyamara amaherezo ni ukurimbuka by'iteka ryose, niba abantu batagarukiye Imana hakiri kare. Iyo dusomye muri Ezekiyeli igice cya 7, tuhasanga amagambo akomeye cyane. Ni amagambo avuga ngo, umurongo wa 25, kurimbuka kuraje, kandi bazashaka amahoro, ariko ntibazayabona. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi. Kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko, n'abakuru babure inama. Ni gute ushakira amahoro ahantu birirwa batera inkunga indaya kugira ngo zibone uburyo zisambana neza zishimye? Ni ikibazo gikomeye cyane. Nta mahoro ahari, nta mahoro ahari, niko Bibiliya ivuze.
kandi ishyano rigomba gukurwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi igakurikirwa n'indi mbi. Ahari ushobora kugira ngo ibi ngibi ni ukubeshya, ariko ubitegereze kuza aho bizaza kandi byaranatangiye. Ngira ngo abirirwa baririmba amahoro na za ejo heza hatarimo Kristo ntacyo haba hamaze. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babure inama. Nta muntu n'umwe uzafasha undi, kubera yuko abantu banze ubufasha bw'Imana, bishimira ubufasha bwa Satani. Ikigomba gukurikiraho rero, Satani ni umwicanyi uhereye kera kose, azabarimbura kuko banze utanga ubugingo. Reka turebe muri Yeremiya, turebe ikibazo dufite icyo ari cyo. Hari amagambo avuga ngo, umutwe wayo uravuga ngo, Imana itonganyiriza abayuda gusubira inyuma kwabo. Ndashaka ko dusoma umurongo wa 13. Kuko abahungu banjye bakoze ibyaha bibiri, kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, kandi ari jye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Ibyo ni byo byaha dukora, ni ukwimura Imana. Icya mbere ni ukwimura Imana. Iyo wimuye Imana, ahari Imana uhashyira ikindi kintu. Twahaye agaciro abagore bacu gusumbya Imana, twahaye agaciro amashuri twize gusumbya Imana, twahaye agaciro abana twabyaye kuruta Imana, twahaye agaciro bene wacu bakomeye b'abayobozi mu nzego zitandukanye kurenza Imana. Kwishingikiriza ku b'isi aho kwishingikiriza kuri ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Dukora ibyangwa n'Uwiteka, tukamwimura aho yarari mu mitima yacu, tugashyiramo Satani akaba arimo yicara. Mbega akaga gakomeye! Nta kindi bizatanga uretse kurimbuka gukomeye kandi kuje bidatinze. Icya kabiri, bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Ibi bintu byose twishingikirijeho byose ntacyo bizigera bimara, uretse kuzadusiga amara masa. Amahoro twishingikirijeho yo ku rurimi gusa ntacyo azigera atumarira. Uwiteka abane natwe kandi adushoboze gutsinda kamere y'icyaha, kuko niyo itugejeje ahantu nk'aha ngaha. Rwose Imana ntabwo itwanga, ahubwo iradukunda, ndetse yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfire umunyabyaha uwo ari we wese. Ni ukubera iki utamwemera aka kanya agatura mu mutima wawe? Ese uzirwanirira utsinde? Ntabwo bizigera bishoboka. Turareba andi magambo avuga ngo, Imana yinginga abayuda ngo bihane. Imana irimo iringinga wowe nanjye ngo twihane. Nyamara ikintu giteye agahinda, ntabwo dushaka kwihana, ahubwo duhora twongera ibyaha ku bindi. Iyo rero imbabazi z'Imana zikuwe ku batuye ku isi, nibwo akaga gaterwa na Satani gahita katwirohaho, maze ibyago bikisukiranya, tukajya gushaka Imana kandi twarabuze kuyishaka mbere. Uwiteka aravuga ati, Isirayeli we, nugaruka abe ari jye ugarukira, nukuraho ibizira byawe bikamva mu maso, ntuzongera kujarajara, kandi uzarahira uti,
ndahiye Uwiteka uhoraho w'ukuri utabera kandi ukiranuka, maze amahanga azihesha umugisha muri we, kandi muri we nimo bazishimira. Aya ni amasezerano Imana ihaye umuntu wese ushaka kuyigarukira. Imana yaduhaye ikintu cy'agaciro gakomeye cyane, igitambo cy'i Kaluvari, nyamara twagihinduye ubusa tugisimbuza imirimo y'amaboko yacu n'ubwenge bwacu bupfuye bw'amafuti budafite icyo buvuze. Reka turebe uko ibyago biza. Ibyago biza igihe Imana ikuyeho uburinzi bwayo. Neretswe ko ibyago by'Imana bidashobora gusukwa ku bantu mu buryo bwaburanije bivuye ku Mana, ahubwo ko ari muri ubu buryo abantu ubwabo bivana mu burinzi bwayo. Itanga imiburo, igakosora, igaca amateka, kandi ikerekana inzira imwe rukumbi y'umutekano. Hanyuma iyo abo yitayeho mu buryo bw'umwihariko bagendeye mu nzira zabo bwite, batagengwa n'umwuka w'Imana, nyuma y'imiburo yagiye isubirwamo, iyo bihitiyemo inzira yabo bwite, noneho ntiyongera kohereza abamarayika bayo ngo babuze Satani kubagabaho ibitero. Ngiyi ingaruka yo kwanga kuyoborwa n'Imana, ni uko Imana idukuraho uburinzi bwayo, hanyuma igikurikiraho Satani ahita atugabaho ibitero, kandi ntabwo tuba dushoboye kubinesha, kuko uwakagombye kutuneshereza twamukize ku ruhande, birangira akaga kiyongereye, noneho ibintu bikaba bibi cyane. Haranditswe ngo Imana izakoresha abanzi bayo nk'ibikoresho byo guhana abakurikiye inzira zabo mbi, batumye ukuri kw'Imana kugaragazwa nabi, guteshwa agaciro kandi kurubahukwa. Waba uri mu bantu batumye ukuri kw'Imana kugaragara nabi? Ego, niba ariko bimeze rero, itegure guhanwa, kuko Imana igiye kurekura abanzi bayo aba ari bikoresha bakurimbure, cyangwa se barimbure umuntu wese watumye ijambo ry'Imana riteshwa agaciro. Wowe ijambo ry'Imana uriha agaciro kangana iki? Imana ikurebe neza kandi uyemerere igukoreshe mu bihe nk'ibi ngibi. Umwuka w'Imana watutswe, akangwa, agafotwa, kuri ubu ari gukurwa ku isi. Umwuka w'Imana akimara kwigendera, umurimo w'ubugome wa Satani uzakoreshwa ku butaka no ku nyanja. Ubungubu ikibazo gihari ni uko abantu dushaka kumva, kandi umwuka w'Imana arimo arakurwa mu isi buhoro buhoro. Namara kwigendera burundu, nibwo tuzabona Satani twakoreye igihe kirekire uwo ari we. Satani twakoreye igihe kirekire uwo ari we. Mbese ntiwanyemerera ugaca bugufi ukegera Imana ko ariyo ishobora byose, hanyuma ibibazo ufite ikabikemura, ikaguha amahoro yo mu mutima, aho gupapira wirirwa ushaka amahoro yuzuye intambara n'amakuba n'akaga? Umwuka w'Imana namara kwigendera, ibyago 7 bizisuka ku isi. Ibyago 7 biboneka mu Byahishuwe igice cya 16. Ijambo ry'Imana abantu basuzuguye bazashaka kuryumva batakiribonye. Iyo dusomye muri Amose igice cya 11, hatwereka uko abantu bagiye kumera mu minsi igiye kuza. Ubwo birarangiye izavuga, abantu bazamera nk'abasazi rwose, kandi niko bizagenda. Reka dusome turebe icyo Bibiliya ivuga. Muri Amose igice cya 11 haranditswe ngo, umurongo wa 10 ni igice cya 8 umurongo wa 11. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga,
nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka, kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Igihe kigiye kuza ubwo imbabazi zigiye kurangira, uwahoze arwanya ijambo ry'Imana wese, ndetse yahura n'urivuga akamushyira muri gereza, akamukubitirayo ibiboko, akamuvunagura, ubu igihe kigiye kuza ijambo ry'Imana rihabwa agaciro kuruta igihe cyose ryavugwa. Abantu bagiye kurishaka batakiribona. Inkumi nziza, ba bandi ubwira ijambo ry'Imana bakagukwena, bagiye kurishaka ariko ntabwo bazaribona. None nshuti muvandimwe, urumva amaherezo yawe ari ayahe? Inzara igiye gutera uzayikira cyangwa se izaguhitana? Yesu niwe mutsima w'ubugingo, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Nta muntu n'umwe ushobora kuzatsinda urugamba ruheruka kereka uwashyize ubugingo bwe mu biganza by'Imana. Nta muyoboke w'idini iri n'iri uzigera ubona ubwami bwo mu ijuru igihe cyose imibereho yiwe yayiragije abayobozi b'amadini. Ntabwo bizigera bishoboka. None rero muvandimwe, nagira ngo dufatanirize hamwe gufata icyemezo. Urakomeza kwibera mu byo urimo cyangwa se urahindukirira umwami? Ibyo birirwa bakubeshya ngo ibintu ni amahoro, ngo ibintu ni amahoro, nta mahoro ariho, niko Bibiliya yavuze. Ikindi, ntabwo abantu bagira amahoro banga amategeko y'Imana. Ibyanditswe byera birambwira ngo bidatinze n'ayabo bazayirengagiza, kandi barabitangiye. Aho amategeko abagenga bahari, ariko barangiza bakayaca ku ruhande, bakayica ari bo bayishyiriyeho. Ibyo birahari, ntabwo ari ibizaza mu gihe kizaza. None nshuti yanjye, urahitamo uruhe ruhande? Wisubize ntunsubize? Kubera ko jyewe ndi kurwana urugamba rwo gushaka uko nakiranuka n'ibyaha byanjye. Nawe rwana urwawe rugamba, ariko twese udufasha ni Yesu Kristo wadupfiriye, kuko aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutafite. Ibyaha byanjye nawe ntabwo byababarirwa Kristo atabigizemo uruhare. Ntabwo bishoboka. None ni iki ugiye gukora? Urakomeza kwinangira ugendere ku bitekerezo by'abantu, urarimbuka. Ubaha Uwiteka, nawe azakubahisha kandi azagushoboza. Reka nsoreze mu Byahishuwe igice cya 3. Ibyahishuwe igice cya 3 niho ngiye gusoreza. Haranditswe ngo urwandiko rwandikiwe ab'i-Lawodokiya. Twibuke yuko abanya-Lawodokiya tubayeho mu gihe abantu turi gucirwa imanza, kuko Lawodokiya bisobanura abantu babayeho mu gihe cy'urubanza. Marayika wa mbere mu Byahishuwe igice cya 14 avuga yuko tugomba kubaha Imana tukayihimbaza, ariko uyu munsi abantu bubaha abapapa n'abasenyeri, abapasiteri n'abaperezida kubarutisha Imana. Rero igihe cy'urubanza gitangazwa na marayika wa mbere, umwe mu bamarayika 3 baboneka mu Byahishuwe igice cya 14. Reka nsome. Wandikire marayika w'itorero ry'i-Lawodokiya uti: uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko urakaza uyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka, kuko uvuga uti
ndi umukene ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabaha n'ibihano, nuko rero ugira umwete wihane. Inama eshatu duhawe n'Imana zirasobanutse, nahaweho kuzumvira cyangwa se ukazisuzugura ni uburenganzira bwawe. Imana igushoboze guhitamo kandi uhitemo uruhande rwayo, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Reka dusenge Imana. Data mubyeyi udukunda, urakoze ku mutsima w'ubugingo utugaburiye. Reka uyu mutsima ugire icyo utumarira mu mibereho yacu, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen.